Amahoro y'Imana reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze mu nkuru zitandukanye mu biganiro bitandukanye tubategurira hano kuri Iris TV. Ndi Jado twishimire mwese mwagize uruhare kugira ngo shene yacu komeze zamuke, yaba bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi zarwo muri za diaspora zitandukanye, duhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa, wari Burayi, mu Suisse, muri za Canada, Australia n'ahandi hose hirya no hino ku isi. Asuza abanyamasisi badukurikira, abarundi badukurikira, abagande batwumva, mwese tubaha ikaze mu biganiro byacu. Hanyuma uyu munsi turi kuwa gatandatu ku itariki ya 30, ndetse tuje kubabwira inkuru yabaye Kimomo, ariko tugenda tubabwira byinshi bijyanye nayo. Ndetse ku munsi w'ejo hashize nibwo igikorwa cyabaye ubwo Minisitiri akaba na Maître Evode Uwizeyimana, mwamenye muri benshi, ndetse ubu ngubu ni senateri yakoze umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko ku munsi w'ejo hashize. Biza kubera mu karere ka Nyarugenge hano mu murwa mukuru wa Kigali. Rero abantu benshi bakomeje kutwandikira tubaza ati Iris TV mudukurikiranire aya makuru yuko byagenze, ese nibyo koko Evode Uwizeyimana yasezeranye? Nukuri mamo yasezeranye, ndetse abakomeje bibaza ese Evode burya na mugore yarafite wundi? Nabyo muraza kumenya ukuri kwabyo, uwo basezeranye ninde, ese gahunda zindi zijyanye n'ubukwe bwo ziteganyijwe ryari. Twagerageje no kuvugisha n'umubyeyi we umubyara, agira n'ibyo dutangariza, turazikanya tubibabwira gatoya muri ino nkuru nkuko twayibateguriye ku buryo burambuye. Byose rero ku buryo bwimbitse ni mu kanya gatoya kari imbere, nkubwira ko wifuza kujya udukurikira ndetse no kuba umunyamuryango mu buryo burambye bwa buri munsi hano kuri Iris TV. Biroroshye cyane, ndetse n'igihe niki manuka gatoya ureba handitse subscribe mu magambo atukura aho hasi, usigwa kanze tukimara gutunganya inkuru zacu ndetse n'ibiganiro, ujye ugira amahirwe yo kwibona mbere y'abandi. Byinshi birambuye ku buryo bwimbitse ni mu kanya. Reka tugaruke ku buryo burambuye kuri iyi nkuru, si inkuru mbarirano. Nibyo koko Senateri Uwizeyimana Evode yamenyekanye hano mu butegetsi bw'u Rwanda mu bihe bitambutse, ndetse na n'ubu yagiye akora byinshi, yavuzweho byinshi. Rero ku munsi w'ejo yatunguye abantu, akora ubukwe, asezerana imbere y'amategeko. Bamwe batangira kwibaza ese Evode nibwo agishyingirwa? Nibyo koko amakuru y'amatsiko yari menshi, reka rero tubamare amatsiko. Ku munsi w'ejo yasezeranye imbere y'amategeko na Zena Abayisenga, niwe bagiye kubana. Ndetse hari kuwa gatanu ku isaha 9:30 nibwo Uwizeyimana yasezeranyijwe n'umuyobozi mukuru w'akarere ka Nyarugenge, asezerana na Abayisenga nk'uko twabivuze haruguru. Bemeranyije urukundo nk'umugabo n'umugore. Mu mafoto meza muraza kugenda mubona, ndetse ku mudamu w'igihagararo muraza kureba uko byari bimeze. Nta bantu benshi bari bitabiriye uno muhango, ndetse ni ibintu byari bizwi n'abantu bakeya cyane bo mu miryango ya hafi cyangwa se mu miryango yabo bombi. Gusezerana rero imbere y'Imana nabyo ntago biri kure, biteganyijwe vuba, ndetse bikazabera i Rusororo, ni ku Ntare Arena nk'uko impapuro z'ubutumire twatereye akajisho zibigaragaza, cyangwa se bimwe bita ama invitation. Ni vuba, bizabera i Rusororo ku Ntare Conference Arena. Mbibutsa ko rero iyi ni sale nziza cyane ya FPR Inkotanyi, ikomeje gukorerwamo ibiro bitandukanye mpuzamahanga, ndetse n'ubukwe bukomeye bukorerwa muri iyi sale. Umugore wa Uwizeyimana ni uwa kabiri. Dushire tumaze amatsiko, wenda bibazaga ko niba Evode na mugore wundi yagiraga. N'umugore wa kabiri bitewe n'ubuzima, uwa mbere bari baratandukanye batakibana, ndetse haciyemo iminsi. Rero akaba aje umugore wa kabiri.
Uwizeyimana mu mwaka w'Ukwakira 2020 nibwo yagizwe senateri na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'amezi make yarashize yeguye ku mwanya yarariho muri guverinoma. Icyo gihe mbibutsa ko yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko. Ni umwanya rero navuga yuko yamazeho iminsi ndetse yaje no kuvugaho cyane bitewe n'ibitendo byagiye biba mu gihe yari ari kuri uno mwanya. Yaje kuvaho rero bivuzwe ko yari yagerageje kubangamira uburenganzira bw'igitsina gore ndetse no guhutaza igitsina gore bikorewe hano mu mujyi ubwo yari umusekirite warurinze imwe mu nyubako yari yinjiyemo, biza kurangira ahagaritswe na perezida wa Repubulika, biza ariko no kongera kurangira hawe amahirwe yo kongera guhabwa undi mwanya muyobozi, cyane ko yafashe ya mbere agasaba imbabazi, agaca bugufi, akagaragaza ko yari yatariye. Kugeza ubu rero ibirori bijyanye n'ubundi bukwe birateganyijwe, ariko hagati aho twifuje kuvugisha Nyagahigi ndetse ni papa umubyara. Mbibutsa ko Evode Uwizeyimana akomoka mu ntara y'Amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, ni karibu cyane naho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda akomoka, ni mu karere kamwe ndetse urebye n'imirenge iregeranye, ni hafi yaho, ni ibirometero bike uvuye ahavuka wegera ku ivuko rya perezida wa Repubulika. Ndetse mu byishimo byinshi nk'umubyeyi, isi umubyara yadutangarije ko ashimishijwe cyane ndetse anezerewe no kuba umuhungu we yateye intambwe. Avuga ati byari bikwiye ko nawe agira urubavu, byari bikwiye ko nawe agira umuryango, akagira umutambukanyi babana mu buzima bwa buri munsi, akagira umuryango ukomeye. Rero niko byagenze, yadutangarije yuko bimunejeje ko ndetse nta n'umuntu n'umwe utabyishimira. Ubwo twaganiraga ku murongo wa telefone avuga ko yishimiye cyane iterambere ry'umuhungu we, ngo ndetse ko nta muntu n'umwe utakwishimira ko nk'umubyeyi cyangwa se nk'umwana yashyingirwa.